akareka nago na best friend nafata ku mavuta ubwo nabangiye mu gaco kamwe nawe ngiye nago na best friend nafata ku mavuta akaye gaco kuvuga ibi abantu bitamureba fata avuga ibitamureba agenda agafata abantu bose akabarnya ku mutwe ubucafu nanarize nziza cyane agira naga nanarize aha Gaga yarasumuze indirimbo yagifite management management yari igizwe nande Gaga yakoranaga nafata ku mavuta fata ku gihusha nago gafata ku mavuta ngo kwiki fata ku gihusha ibihumbi 10 no yagenda niyo yaransigaye izina ry'Imana yo mu ijuru arambeshya ngo nsigaranye ngo amadolari ngo tugiye twarangije video saa 7 z'ijoro nemera Brian ubwo se sukuru umukobwa wenda mugenzi oya rero ninakamubwire Brian ni gengo yanjye ni niga yanjye sibyo ko avugisha ukuri Brian wagira wamuzana yeno byanywe ngo nkwakumenera umuceri pe akagushira akamubwira ni petit sitake reka ucafu nagare kuri abanariza kwanariza umuntu kazi kukanariza umuntu munya ku mutwe uvuga ibigambo nk'abagore wajyana n'umugore ariko si yuje ukavuga ngo Bruce Melody ngo yakoze concert ibiki ngo Jamason umuntu w'umugambo Jamason ndagusuhuje nkwifurije ibiye byiza hano hose uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hangaha no hanze yacyo mba nkwifuriza ibiye byiza cyane cyane hangari kuri Iris TV Ngeni Blaze yangira murumva ko ibintu byahindutse ndetse murabona n'ikirere view nayo yahindutse ni kuva mu bwiza tujya mu bundi kuri Iris murabizi twategura ibintu bitandukanye nyuma yuko uyu mukobwa azanye akantu kagashya navuga ko yazanye agaterme ngo Kigali Wishare nanjye bita nibaza ntaku uyu mukobwa nzamubona ryari ngo mubaze kuri ibi bintu noneho by'umwihariko yateguye akantu navuga ko kadasanzwe akoze event none ayita Kigali Wishare tugiye kuganira byinshi bijyanye nawe ndetse bijyanye n'ubundi niyo event akaba yiteguye ahantu bita Serenity Park ni naho twicaye ngira ngo uri kubibona kuri screen yawe na ahantu heza cyane uyu mukobwa yitwa Kelly Bou ça va très bien toi je vais bien merci umeze neza ariko cyane akusiga gukora amashow menshi wambaye rinete Kelly nukubera iki shamba nshaka gufungirana abantu kandi ubushize nabwo wambwiye ko ushaka gufungirana abantu kuki ukunda gufungirana abantu hari biba bitabareba nyine ko nongeye nkagusubiza hari biba bitabareba mu kanya wahoze kuri telefone ukiza nanagutumiye ariko ujya kuri telefone sinzi umuntu wabwiye ngo uranshaka njyewe narabuze naratakaye nase naratakaye kandi mari wabwiraga uriya muntu n'umukobwa wabwiraga cyane umuhungu kuki wabwiraga umuhungu kuri ya Kelly yari kunjagaraza nera stress nukujagarara mu buhe buryo subwo simbizi actually twarashwanye hari ibintu yakoze tutumvikanyeho ndambwiye ni ukupe nimero yanjye uyisibe nuzongere kuyitunga arangije abigira ibintu by'ibidanje niyayisiba rero yamamagara buri munsi kandi iyo umuntu mubwiye ngo gutya nyine abari gutya ko nagomba mukene ubuse kudakenera abantu babajama burasifo ubuzabona umugabo Kelly kandi wabona unabenga reba ukuntu uri cyiza ariko ukabukatira abajama nako hari igihe baza n'uburofu gute se Kelly uyu munsi waje ahindutse reka nkwibarize terme ya Kigali Wishare ariko Kelly ubundi wayikuye nkumbeye wayikuye iri terme sha yavuye mu bwonko bwanjye mu bwonko bwawe byatewe n'iki nyine mu bwonko muri hano turasharinga sharinga ibintu byose so we share wateguye event yitwa Kigali Wishare nanjye ndatekereza nkibaza nti ese iyo event tuzaho dusharinga ibiki wenda nyuriramo abantu tuzasangira ibiki n'ibiki shay ako kunywa cyo kurya ibijana afanga none se sibyo n'ibyana bizaba birimo imbere ubu se utambeshya hazaza abantu koko of course umuntu uzaza biteguye iki gusharingwa
ngo guki gusharingwa yaba umukobwa yaba umuhungu cyangwa umukobwa azasharingwa and hari t-shirt za Kigali wishare n'ingofero za Kigali wishare ibyo byose aho bizaba bihari n'aba DJ batandukanye bakora hari n'umu DJ wambara ubusa nawe uzamusharinga hejuru ahubwo azasharingwa nawe yasharinge byose uburebye neza urabona abantu bari kubyakira gute iyo ubona posters washyize hanze ubona abantu babyakira gute babyakiriye neza kuko n'ubwa mbere ngiye gukora event ya Kigali wishare kandi nabonaga ikenewe Kelly nagira ngo nkubaze hari ibintu byo kujya mu ma video wahoze uri video vixen navuga ko wagiye mu ma video menshi mbere hashize igihe ubu bihagaze gute nago kijya muri videos izirimo igiceri cyinshi cyane ni nkanga usigaho hagurukiraho Kelly ni menshi tugiye muri financial ariko ni menshi ni nkangahe gereranya ntabwo bikureba ntabwo bitureba alright niki cyatumye amafaranga yawe yahanika ariko hari na challenge mugira ahanini muri video ugasanga umuntu aragukoresheje Kelly nta challenge ugeze uhura nazo kijya muri video ni cyarabamaga avance ugasanga akivugishwa ngo mu gitondo ugasanga aranyambuye bigeze bakwambura kashi bakazi kunyanganya fresh oya banyamburaga avance gusa kuba nago najya imbere ya kamera nziko ngiye gushutinga nafashe make twatundi bakagwa avance ukaba ari utahana yandi bakayakwima avance ubundi yarigena nayafataga mbere okay twavuganye nka desa kamiryo jana nkaba ndifite ninde wibuka kugeza ubu wakwambuye sha ni babiri nibuka ko Kelly ibintu byarakubabaje mana amafaranga make ya uchafu sana ninde uracyamwibuka cyangwa arabyibagiwe kandi amwibuka wajyumba barera karaba ninde sha usemu Kelly reka nkubwira ugomba kujya uvuga umuntu urukumva nkukuntu ibintu byose wabitubwiye nose ntuzasharinga kwa gatandatu twavuze uzasharinga nge Gaera Sumuzi indirimbo yagifite management management yari igizwe nande Gaga yakoranaga na Fata ku mavuta Fata ku gihusha nabwo yafata ku mavuta ngo kwiki Fata ku gihusha ibihumbi 10 niyo yaransigaye izina ry'Imana yo mu ijuru arambeshya ngo nsigaranye ngo amadolari ngo tugiye twarangije video saa 7 z'ijoro hari kera nanuzana na COVID-19 taraza and then na 2019 mwaho ngaho 2019 nibwo Gaga yazamutse asora indirimbo ya mbere iyi ndirimbo ya mbere nayikozemo nafata ku mavuta yambwanzane n'abakobwa cyakora bamwe abona nazanye yabishuye njyanyambura amafaranga 10,000 sha oya ukuri kw'Imana ese ubundi Fata ku mavuta umubona uteka n'umuntu nge mwemera nk'umuntu wanariza muzika nyarwanda show biza irimo neza uwo mufata ute reka uchafu nagare kuri abanariza kwanariza umuntu ukazi kukanariza umuntu munya ku mutwe uvuga ibigambo nk'abagore wajyana n'umugore se ko abanalisi benshi kuri abamera reka ajya yanariza ibyo ashinzwe kwanariza areke kwinjira mu buzima bw'abantu ariko abantu bavuga ko Fata ku mavuta na Brian hagati y'abari abantu babiri wemerande nemera Brian ubwo se ukuri umukobwa wenda mugenzi oya rero ninakamubwire Brian ni gengo yanjye ni niga yanjye sibyo ko avugisha ukuri Brian wagira wamuzana yeno byanywe ngo nkwakumenera umuceri pe akagushira akabubwira ni petit sitake none se Kelly Fata ku mavuta hari ibintu bavuga ngo umugore ni umutunze ibyo bintu ari ikintu biziho atunzwe n'iki noneho akazi kuri Flash TV none se kuri Flash TV ikiganiro cye sibyo harya akora icyo kiganiro Irego ubu yanaje no kuri YouTube ejo ndazaguhamagara gukoresha kuri reka nago byakunda na buca sita oya ako ko mumeze nko mwapfuye ikintu kindi kitari oya nuko tubasha akazi kanjye kandi nge
zana ibyo yashakaga akagira. Waragiye no muri video? Naragiye no muri video y'umuhanzi yari ari kubera manager. Ibihumbi 10 ntago ari ibintu byinshi nanjye bakakanya. None se fata ku mavuta ko ubundi nigeze kumva story ngo ayo mafaranga n'ubundi Gaga yabaga yamuhaye, urabizi neza? Yaba atayamuhaye yaba yayamuhaye ngiye ntago nabirebaga. Icyo narebaga nuguhembwa udukashi twanjye nkagenda pana kumbeshya ngo tugiye kuvunjisha ngo tusigaranye amadolari ngo turavunjisha ngo mu gitondo nawe nabikoze mu gitondo katabikoze. Sitaki. Banze umbwira icyo kiganiro cye kirimo mu biganiro 10 bikunzwe hano mu Rwanda. Kirimo kabisa n'ikiganiro cyiza cyane. Ntago mbizi ibyo ngibyo. Sinjya nakire raka ntago njya mbireba. Ubusa gusabye imbabazi ntiwamubabarira? Imba nyine usabye imbabazi arazihabwa. Hako nyine uba warakoze ko umuntu aba yaragucishije mukaba best friend. Akareka ntago na best friend nafata ku mavuta. Ubwo naba ngiye mu gaco kamwe nawe. Ngiye ntago na best friend nafata ku mavuta. Akaye gaco. Kuvuga ibi abantu bitamureba fata avuga ibitamureba. Wabuchafu sana. Ko byakurakaje keri n'ibihumbi 10 gusa. Ushavuje. Oya kankubwire. Uretse kuvuga nibyo ibihumbi 10 byararangiye uzi imyaka ishize. Uzi imyaka ishize. Ikibazo. Ese uba bikwishyura bigura miki? Sha nahita mbiguramo pizza ko kanya ngamubwira umusakira runayiryeho. Fata za kwishyure kabisa. Oya nago nyakeneye. Nago nyakeneye ibihumbi 10. Kugira ngo umubabarire nago mbikeneye. Iyo aba ari umuntu ukeneye imbabaza reba imyaka ishize. Si myinshi. 2 hafi 3. Narahamagaraga kuva mu gitondo akanga no kumfata. Bura ntago ari ubusitari nago kuba umusitari ari ukwambura abantu. Reka. Nta nubwo kuba umusitari ari ukuvuga ibitakureba. Kabisa. Reka. Agenda agafata abantu bose akabanya ku mutwe. Ubucafu. Na analize nziza cyane agira. Ntago analize. Nkaho nkavuga ni Blaze ni umunyamakuru akora ibi ngibi akazi ke turagakunda iyo si sawa mise mbirangiza nkajya kureba indeba ariko si yuje ukavuga ngo Bruce Melody ngo yakoze concert ngibiki ngo Jamason umuntu w'umugavuga Jamason ngo Jamason ni jama yako ngo ni Jamason ngo reka abantu agenda avuga ni abantu b'abagabo bakorera igiceri cyabo yaba Bruce Melody yaba Brian yaba ndabo bose agenda yikora ku mutwe barakurenze kapo y'ubyemera inarishaje ubundi rarisha ubwo sinare ni yihe niba shaje agiye kurisha tubimenye azagenda arisha tubimenye ubwo fata agenda arisha yashaje yagiye shaje pe kuko ugeze ahantu uvuga amagambo kazana cyangwa uri kuvuga ibintu by'uburofa by'ubugoryi biri no sense kareka Kelly wari urimo ukomoza ku DJ ngo wambara ubusa kucyo yahisemo gukoresha umu DJ wambara ubusa nuko arabonye ari wenyine uzasharinga neza Ego Kelly ese ubu ngo reka nkubaza ubundi abantu bazaza muri no Kigali bishare ni yihe myaka ni bande bemerewe ni bande batemerewe kugira ngo abantu batumva ngo turi gukwirakwiza wenda sharing ry'abantu n'ibintu umuntu uri muri iyo ngiyo rago tumushaka umuntu uri munsi y'imyaka utu YouTube channel stack kabisa ego bivuga ko umuntu uzaza muri party yawe azaba nyine yujuje imyaka y'ubukure yemerewe ibyo bintu yemerewe yujuje imyaka y'ubukure ariko n'umwana waba uri kumwe n'ababyeyi be ubwo baza ariko akagera igihe agataha bivuga ngo hari amasaha yo gusharinga ariko nk'umwana uri munsi y'imyaka 18 hari amasaha batemerewe kuba ari mu bintu bijyanye n'amaklub n'ibirori Pati rero irateguwe izabera hehe mbese bipanze gute abantu bamenye neza what's going on Pati zabera kuri Selene Park munsi ya Four Girls niba bahaza hano ku Gisozi aganda k'ibitaka ko ngako kabisa tamo akamanuka gatoya bahita bagwa gusharingwa rero no gusharinga birakomeje navuga ko ari igikorwa watangiye kandi wemeje ko kizagumaho ubu yurebye neza ubona ubwitabira abakobwa n'abahungu ni bande bitabira cyane
bose ngira ngo ariko akenshi iyo ufite nk'inshuti zanjye nyinshi ni abakobwa so aba ari bo benshi nyine abakobwa benshi uzabazana ku buryo share Emilie ntuzacikwe Emilie ntazacikwa azamba Emilie afite imyaka y'ubukure arayifite ore ikirara ariko reka tuniganirire uri umwe mu bantu bava hakurya hano mu Mutara za Nyagatare wowe na supermanager mugize mutya muzamuye izina hari abandi bastari bava hakurya hariya uzi ni bande haryo akagitumba ninde nuza se Francois suwa rwagitima gisupu suwa rwagitima ubu mutumiye muri party yaza mwese muri abastari yaza pe sure wamuzanye se nawe kamusharingisha musaza se shaho kamukubita ibyishimo n'abadahari n'abahari azaza n'abadahari kandi nagazaza ari uwundi uzi na wundi uzi nahoze nganira kare n'umuntu arambwira ati Keri yirwanye we na supermanager ati nibo bantu bakomotse hakurya aho supermanager ari na proud nawe uri proud yo kwitwa Konyine girl ako none se wakwakani wanyu utazi yava ntamenye yajya yako kanwa rukazi ndakazi ugira gutyo ukora na femme wishyiraho n'amatatuwaje niwe muntu wa mbere wo mu Mutara ufite tatu nyinshi abandi cyerekana baba bari Los Angeles izindi ziri he ari ufite no hejuru y'akabere ari niyo ufite kukaguru no breze ubwo konti turazivuga ngo no breze byose abishyize hanze kabisa ndabeshya se asha ndayifite hano iyi ni bebe wanje uteganya kuziyongeraho tatu hehe umugongo ushaka kuzashyiraho iki zashyiraho ifoto y'umwana wanje ifoto y'umwana ubiteganya nka ryari nko mu myaka 2 iri imbere yakuze nagize ubwenge kubyajya yibona akajya wow my mom she loves me too much kuki abantu benshi yo bigeze mu myaka y'ubukure bashaka kuvanaho tatu simbizi ariko nge ntago nzazivana nahoze mbona abantu bambaza ngo se ni he bakuraho tatu bankuraho tatu ariko abo benshi baba bamaze kugera mu ngo umugabo agusabye gukuraho tatu wabigenza gute ko urwo rugo naba nararugiyemo yaremeye ko ibintu byose ari okay ubwo rero tugeze muri urwo rugo akambwira ngo nkureho tatu yabatangiye kumbanira nabi kandi tuba twarasinye kubana neza usharinga oya ese Keri kuri umwe mu bantu bakunda gusharinga ibintu byose umugabo nakubwira ati umugore nkunda ntuzasharinge n'abandi uzabigenza gute wese azabikubwira yakoroheye kubera ceceka nawe azaba ubwo no please nawe azaba acemba hanze none bitwaza ngini gimwe ngitera bwake ngo nkwe unajya gusharinga nza sharinga sure mujye muhurira katikati kati umve duhurira indani ako nani mbona iki niki ese ubwo ntago bizaba ari bucafu so sitaki bucafu ubwo rero nzigumira gutya Keri kandi reka nkubwire ikintu ubundi ufite boyfriend ego yitwa nde ntago byemewe bitewe n'umutekano we abahehe Keri arabizi ko uzasharinga kuwa gatandatu arabizi yarabyemeye abahehe abaye muhe kariki nuvuga utari we ahita abimenya aba hano tu ndabizi araza kureba ikiganiro aba hano tu mu Rwanda Kigali aba hano tu tukiri ku kintu rero cy'umugabo akubujije tatu ubu uyu munsi nta tatu ufite izina ry'umuhungu abantu bafite tatu y'umukunzi ugasanga hisabo mu ex cyangwa nawe ukayishyiraho uyu mugabo wawe kubera kumukunda cyane ugasanga mwise mu divorce ntago yishyiraho Keri nta rukundo ukigira kabisa actually narabishakaga
numva nshaka kurishyiraho ariko mana yanjye ni wabucavu ntabwo nshaka kugira nyine kuba nakora ikintu ngishaka nyuma nkakora regrets so I don't want ariko njye nkora ikintu niyumvamo umva nibijagura nkabyumva ko mbishaka I will uzabikora Kelly hagati y'abakobwa n'abahungu nizihe nshuti nyinshi ugira oya hari benshi bose njye kuko ndiniga ndiniga nkunda kubana n'abantu bose I'm a rasta I'm gangster none se kuki niba uri niga ukunda gusharinga cyane ibintu byose kandi ntacyo usize nyine I can share you I'm busy I can share you airtime I can share you my t-shirt I can share you everything even your body even muri we share ari ibintu muhisha ibindi ni ibiki izo everything nyine no gucemba so you kugize ubwoba Kelly okay umuntu uzaza muri event yawe akakubwira ati Kelly I need to kiss you like a deep kiss uzabigenza gute ntago bya kandi wavuze ngo we will share everything we will share everything ariko uwo muntu nawe azaze abanza ajye kwaka uburenganzira niba mwemerera oya azabe yishyuye na entrance yishyuye yaguze na t-shirt I will kiss you centrale I will kiss you Kelly Kigali Bishaya Party ni kuri wa gatandatu ariko nanone ni ukuzuza neza kuri bwishyure t-shirt ukanishyura entrance ubundi ngo bizu ngo uzabigenza gute ngo nta kibazo ese Kelly ukunda gusomana ariko biba bigaragara abantu none uburyo ubikoramo Kelly igihe uheruka gusomana igihe kinini ni minota ingahe sha Kelly mbwira ni minota ingahe gereranya ndabikunda erega urakuze Kelly kandi ino interview tuyikoze for entertainment ndabikunda cyane nicyo kintu ego ninuza nicyo kintu ubiheruka ryari beruka kuwa mbere uyu munsi turi kuwa kane ubwo hashize iminsi 3 ubu ntabwo bikumbuye nyine of course urabikumbuye iyo ubikumbuye ukora iki bikaruma nese ko cyangwa uhita wikaraga hari umuntu wemerewe hano hari umuntu ufite umupadna nyine wemerewe hano nyine ariko Saturday ngo uwo muntu azaba yemeye kugenda mu bandi akazaba hari nawe he will be on my side sure ako Kelly wenda njye no kukwibariza kuko uri realistic cyane ukuri kwinshi abakobwa basigaye bakundana ikintu cy'abalesbienne ikintu cy'abapede kigezweho bigezweho n'ibintu nje ndikubona abantu bose bakunda ragara abapede nabaki barakundana nyine barakundana yes reka wenda n'uburenganzira bwabo ariko Imana ntago ibyemera Kelly umukobwa kankubwire Imana iyo bitabyemera ntago iba yarabishizeho hanze njya mbona babashingira nkajya kubona nkabona n'igitipe barabashingiye nkajya kubona nkabona baby nziza ni baby ingenzi yayo barabashingiye mu Rwanda nibitangira ubwo bukwe butaha ari inshuti zanjye nabutaha yes hari inshuti zawe ufite z'aba lesbienne cyangwa z'aba pede icyo bimbajije bwe impamvu ya mbere nuko urabonye reka nkubaze umulesbienne naga afite ubugingo nk'ubwawe afite ubuzima nk'ubwacu umupede se afite ubuzima nk'ubwacu none se none twese turi abantu turemye mu ishusho imwe nta mpamvu yo gucagura ngo ni umulesbienne ngo uyu ngo ni umugengo uyu ni iki twese turi abantu tuva amaraso amwe one people different colors different characters ibyo ngibyo ubwo turi umwe aho hantu uranyemeje ariko nagura nsobanurira neza ubona nta mbogamizi bizatuma kuri population yacu nukuvuga ngo igihe dutangiye gushingira abo bantu bahuje ibitsina ubona bitazatuma population yacu isubira inyuma gute
niba nawe wifitiye akana ibindi bihugu batasubiye inyuma babikora bashyingirana. niba nawe wifitiye akana Kelly reka tujye tubigana kuri societe nyarwanda bitubikora abantu bavuga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo wewe wifitiye akabebe yego nako sinakabebe n'umwana mwiza cyane yaranakuze yego naba nawe uyu munsi ushatse nakora n'ubukwe na muntu umukobwa mugenzi wawe rwose bukanaryoha twanabutaha ariko naba nawe wifitiye akabebe uwo mugenzi wawe se yazinyabya agasharinga akazana akabebe wabyemera? kankubwire ubundi ikintu kiba ari uko abantu babiri baganiriye kiba hagati y'abantu babiri nk'urugero wenda ubwo nk'uko warumbajije aje akambwira ati bebe ko numva nshaka akabebe nabyemera akamubyara n'urugero wiseka si urugero warumaye yamubyara aniyogoshesheje nkanamufasha no kumurera sure erega ko umubyeyi ni ikintu cyiza ngende umubyeyi rero nzi uburyohe bwo kuba ufite umwana ndabizi handi akabebe kaje kagushekera kanyine biraryoha tu so ntabwo rero naba naragize ubwo buzima bwiza ngo umuntu noneho ampulisi nkunda noneho namureka akagenda akazana umwana tukamurera agakura tukanabashyingira nabo gutyo icyo nicyo kubita ubushuti yego. hari abantu bavuga ngo inshuti ishobora kukurutira umuvandimwe uba wumva bavuze ngo iki? nyine inshuti isobanuye ibintu byinshi cyane. hari inshuti igukeneraho umuvandimwe hari inshuti igufasha umuvandimwe wawe atagufashije hari inshuti iba aho umuvandimwe wawe atabaye inshuti sinzi ukuntu nabivuga buri inshuti nyine ni ya nshuti kumva ako kanya ukayibwira bimeze gutya na gutya mbabarira agahita kumva ariko umuvandimwe ushobora kugira ukagenda ukabanza ukasakuza ukazana no gusarara n'icyanga mu kanwa wavuze akavuga uri murumuna wanjye ndabizi arirwanaho ariko inshuti ibivuga ni inshuti yanjye nanjye ejo n'ejo bundi nzamukenera ako umuvandimwe we yumva ko ari ubuvandimwe ari budushamura umwahise ari bugaruke mu rugo ndamuzi bya uyu yarakaje ibintu nk'ibyo ariko inshuti iba ishaka guprotectinga bwa bushuti bwanyu buri hagati yanyu ko nicyo kiba kibahuje nicyo mupfana ariko umuvandimwe muvuka muhuje amaraso kwa mama na papa wawe niyo yavuga wamukora iki nta na kimwe ariko inshuti mushobora kugirana akabazo mukarakaranya nimuzongere no kuvugana ubushuti bwanyu bukagarukiraho. rero iyo bavuga ngo ubushuti iyo ugize ikibazo kwa kundi inshuti gufasha igaprotectinga bwa bushuti bwanyu ikavuga ini inshuti yanjye nyibuze ejo n'ejo undi ntabwo nabona indi inshuti imeze nka Kelly ejo n'ejo undi ntabwo nabona inshuti imeze nka Blaze ejo ntabwo nabona inshuti imeze nka Jado sibyo so rero ni cya kintu bishaka kuguprotectinga ubushuti yego. Kelly ari gushaka umugabo ukize ariko utari inshuti yawe no gushaka ukennye ariko inshuti yawe wahitamo iki? Arashaka inega yanjye sha uze kugira umugabo ukujyayo kugira umuntu w'inega yawe mubwirana ibintu byose ukamubwira none mfite 100 turarya iki ati genda uzana ikidufu niwane ako ukazana umuntu afite amafaranga urayaririramo uratama ibimyira uragira gute nta mahoro ufite ni bibi cyane sitaki uchafu sana. Kelly tunasoza dress code kwambara kuri uriya munsi wo kuwa gatandatu muri event yawe nzambara ikariso sungo ngwiki nzambara ikariso hejuru kiro Kigali Busheye hejuru uzabwazambara agasutiye ka Kigali Busheye agasutiye cyane ubwo se umuntu uzaza bazabasha kukabona cyane tuzajye tuziyerekana pe ubwo ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma umuntu agufata ku ngufu ntabwo byakura ubusambanyi ngufu niye yamfashe ku ngufu yankura he nta ku ngufu kigira naho ngira reka gushimire cyane Kelly and then ikindi ndashaka nk'uko mwabinyeretse mwongere mubinyereke
Ubushize wari wateguye red party ego mwongere mubinyereke mumfashe tuzamuke twese nufasha inshuti yawe igatera imbere nawe ubuteye imbere mushyire mwakabyarana mushyiremo imiyaga muzaze dusharing let's share together kabisa ikindi kinangiye kukubaza hari Telmen nabonye igezweho yakoreshejwe n'umugabo umwe bita Papa Cyangwe kuri Instagram ubwo yari yasezerewe muri Rock Entertainment yavuze ati agatwiko katarimo inyungu nta kamaro ariko nta kamaro ikintu bivugaho umve uzatwike ariko utwike ufite ikintu winjiza nase uzatwika nurangiza ujye gutira urukweto ujye gutira ipantaro ucafu sana ako si wabonye Loki na Papa Cyangwe ibintu ukuntu byagenze ngira ngo iyo saga wayibonye nabibonye ariko ibyo nago nabivuga nge ndeba ibindeba ibitandeba nkareba ndagusaba narize noneho nk'umukunzi wa muzika nyarwanda uri muri showbiz bari abagabo babiri uko baje neza actually baje neza Papa Loki yazamuye Papa Cyangwe yaramuzamuye ujye ubyemera Papa Cyangwe uramuha n'ubutumwa bw'umugenera na Rock umuhubwe yaje tutamuzi tuzi ko ari Papa Cyangwe gusa indirimbo ya mbere irasohoka ikundwa n'abanyarwanda harashya tukanayibyina tukumve iya kabiri iraza ya gatatu umusaza nyine ahatwika gutyo ariko tujye twibuka aho twavuye man ntitugafate ngo niba umuntu akuze cyangwa afite level agezeho yibagirwe aho yavuye baravuga ngo amazi arashya ariko ntiyibagirwe iwabo wambeho so we have to respect each other sure if you help me to be at this one ni wowe mbikesha mfite kukubaha niba nawe waranzamuye ukangeza ku rwego runaka ufite kunyubaha si ngombwa ngo uvuge ngo aka kana ngo ejo n'ejo bundi ngo ni njyewe no ntabwo ibyo tubikeneye turagushimira warakoze waramuzamuye ni bon rero mwa bagabo mwe murakuze mwa bagabo babiri nubwo nagikwe ariko kavuga gutyo umuntu uba wararengeje imyaka 19 ari muri 20 aba ari umugabo aba ari umusore kuko aba yimenya yihahira amenya ngo ndambara iki ndambara urukweto ndajya muri salo banyogoshe byose rero ubu uri umugabo ku giti cyawe so ngenda bashimira bose bakoze akazi kandi ntago kari koroshye ino industry ya muzika none yano mu Rwanda ntago ibintu babyoroshye urabizi nawe umunyamakuru so ndabashimira yaba Loki warakoze cyane hubwo wowe wakoze akazi katabaho ntago byoroshye gufata umuntu ngo umuzamure man umwubakira izina amenyekane n'igihugu cyose abe no hanze bamumenye no hehe ko ndakeka Papa Cyangwe East African yarayirenze iyo uzi ko usora nk'indirimbo igaca kuri Trace Music aba ubu uri ku rundi rwego yego n'abahanzi bacu ubu ngubu turi ku karevo keza njye ubundi kubikunda ubu biraryoshye kuko indirimbo zose ziracaho umuntu yakoze indirimbo nziza igaca kuri Trace aba ari ikintu gikomeye so yaba Papa Cyangwe yaba Loki mwese ndabashimira mwakoze akazi katoroshye kandi mwakoresheje icyo bita gukorana hamwe niko babivuga gukorera hamwe gushyira hamwe so iyo mushyize hamwe abaravuga ngo ababiri bajye hamwe Imana irabasanga Imana yarabasanze nago yabaretse uko mbizi ngira ngo urwego ubungu Papa Cyangwe ariho ni rwiza rurashimishije n'urwo Ruki ariho rurashimishije mwese buri muntu ari kwinjiza ubwo ngubwo buri muntu ni ku giti cyiwe ariko umwe yasize yagejeje hamwe undi n'undi ageza hamwe undi mutandukanye mufite aho mugezanyije I'm sorry aho mugejeje rero mwongere keep up nubwo mwatandukanye nibibaca intege mukore muzongere muhurize hamwe cyangwa muhurire ahantu munywa akantu nk'abasaza yego alright Kelly kangushimire cyane byari by'agaciro kubana nawe barakoze cyane nawe ndabashimiye
Right, reka mbashimire bamwe mwese twari turi kumwe kuri Iris TV, mbabararikira gukurikira www.iris.rw ni lana wahanga witujya ugahita usanga interviews nyinshi cyangwa se amakuru bayanditse ugahita usanga nyine na ya TV n'ubundi ugahita wirebera byinshi cyane. Reka mbashimire mbabwira ngo brace up. Tuzahure kuwa gatandatu Gasubiremo ako kantu. Tuzahure kuwa gatandatu dusharinge njya umuntu ngenda I want share ndashaka ko sharinga